umwe mu batangabuhamya bagomba kubamba jihadi bamwita Aroni Niyongize. Inshuti ni Yesu. Nambaye ubusa. Ubu turi kuvugana ngo fada reka maze nicare mve mu buriri. Nambaye ubusa. Nambaye nkuko navutse ni muze hano. Mumvugire ngo Aroni Niyongize. Ese ni umurundi? Mvugira ngo Aroni Niyongize bro. Ngo difadana nababwiye ngo ninjya babwira ngo ndabakunda ariko batinya kubi. This is definition yo kubabwira ngo ndabakunda ariko batinya kubi. Ntabwo mwumvishe nabi. Abantu bari kunyerekera ngo difada ngo usomye nabi ntabwo byo turi kumva ariko bimeze. Tega amatwi. Uzaba kiriho Sipiriye Arias Jihad cyangwa aka Jihad mu ibazwa yahakanye ibyaha byose. Basanze afite amashusho y'urukozasoni 5 ya yampano. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari abatangabuhamya Eric Semuhungu na Aroni niyo nagize uyu nguyu yakomoka i Burundi ariko ubundi niyo nagize ariko uburetse gato ariko ubuhamya bwabo ntiburavugwaho rumwe. Uyu nguyu ku bantu mutamuzi, uyu nguyu niwe muntu watsaga umuriro. Pio nika wiriwe meze neza Godfather. Amakuru yiriwe ni inzara gusa kabisa nayenaniwe. Ubu nibwo nshyize ikintu ku munwa kuva mu gitondo saa 12. Wagiye ku rukiko? Nagiye nageze saa 12:30 nibwo mavuye. Saa 12 za mu gitondo? Aharaye. Intuza iri ube saa 8? Oya, urubanza rugomba gutangira saa 7 bitewe nuko ametri bayisabiranye harada agomba guca. Yego. Saa 7 zigeze rero umushinjacyaha nawe hari urumva ngo hari urundi rubanza arafite atendaho gato. Barwimurira gato nabyanditse ku isaha y'isa 7:31 nibwo inteko iburanisha nyine yageze muri sare y'urubanza. Mu gihe Jadi we umva imodoka yamuzanye n'abandi bagomba kuburana bahageze ku isaha y'isa 2:23 mu gitondo. So urumva nyine urubanza rwatangiye icyo gihe. Ariko navuga ko kuri njyewe narubonye ari urubanza rwiza ku bafunze. No reka kwihuta. Okay, njyana kujyana abantu njyana. Tugende gakeya. Gakeya uri kwihuta. Ndagusaba utubwire akantu ku kandi. Byagenze bite ku muntu wari ku rukiko? Okay, urumva nkuko nari mikubwira nageze ku isaha 12:30. Hari imodoka yari bu yarizanye ababuranyi bagomba kuburanira uyu munsi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Hageze ku isaha 2:23. Urumva hari ababuranye twe ntago ari batujyanye twajyanywe na Jihad. Yego. Ku isaha y'isa 7:31 inteko iburanisha yinjiye muri sare ya mbere ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Saa 7:32 Jihad iyo mugiye kuburana harakumba baba murimo mutegereje ko bamwe bavumwe mukaza namwe mukinjira kugira mu burane. Nibwo yinjiye nta duraga yambaye none umutwe wagaragaraga. Rwa ruhara rwe. Njye ubwa mbere nari mubonye ameze kuriya. Yinjiye ngo afite icyuno kimeze nk'icyantuza. Oya, sikora nk'urwadumba. Oya se kandi. Ubwo uwitwa Ishimwe François Xavier n'uwitwa Kwizera Nestor witwa Papi Nesta bo bari bagiye hanze kwihagarika. Umucamanza ategereza ko nabo binjira kugira ngo urubanza ruze gutangira. Baje kuza bajya imbere y'inteko iburanisha nk'ibisanzwe mubanza kuvuga umucamanza babwira umwirondoro wo kugira bumve niba ari wo bose babyemeje. Hanyuma uriya witwa Ishimwe François Xavier
wa wundi ushinjwa kugurisha amashusho ya mpano. N'ubundi avuga ko nta mwavoka afite, ariko avuga ko bari bavuganye, ariko ngo yanze kubuza. Umucamanza aramubaza ati se wabeshye urukiko ko wari watubwiye ngo uyu munsi uzaba umufite? Uriya Xavier birangira avuze ngo yiteguye kubura nta kibazo. Ubwo ijambo ryahawe ubushinjacyaha kugira ngo bagaragaze impamvu zikomeye zituma Xavier, Djihad na Papi Nesta bakurikiranwa bafunzwe. Kuri Xavier bavuze ko muri phone ye basanzemo video nyinshi za pornography, by'umwihariko kubera ko abaga muri groupe yitwa Rwanda Burundi Uganda Pornography. Rwanda Burundi Uganda Pornography. Ikindi kandi umushinjacyaha akomeza avuga ko uyu witwa Xavier muri phone ye basanzemo video ya mpano aho yayigurishije yaka igiceri cy'ijana n'igiceri n'ibiceri bibiri bya 200, igiceri cy'ijana na 200 y'amanyarwanda. Iciye kuri Momo. Uyu Xavier hanyuma ngo yayoherereza uwo muntu akaza kumubwira ngo amafaranga ya bijana yasubirane ubisibe kugira telefone yanjye bataza kugira gute kuyifunga simukade nyine. Nubwo byarangiye simukade bayifunze, hanyuma akajya kuri MTN ku cyicaro ngo i Remera, yahagera akaba ariho RIB yamufatiye imubaza iti ibyo wakoze urabizi, akavuga ko atabizi, bamujyana kuri RIB rero bamwereka ko hari video yagurishije. Kuri Djihad rero, kuri Djihad impamvu zikomeye nuko muri RIB no mu bushinjacyaha ihakanye icyaha, avuga ko nta video nimwe yigeze apostinga, anavuga ko niyo byaba byarabaye nta gitsina yagaragaje, ahubwo yerekanye hejuru. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko hari video 5 bwashize muri raporo ya Cyber. Aho ngaho umucamanza nyine ahita abaza ubushinjacyaha ati ni video 5. Ubushinjacyaha ahita avuga ngo ni imwe ya yindi imwe nyine, kuko umucamanza ko yavuze ko nawe yayibonye. Aravuga ati ni ya yindi imwe twakase mu buryo butanu bitewe nuko muri raporo ya Cyber, muri raporo ya Cyber muri system nyine ubwo y'ubutabera ntagira video ngo yajyamo yuzuye, bahisemo rero kwikatamo ibice 5. Shacyaha yanajye nandika birihera. Shacyaha gato urukiko muri make Xavier nazivuze. Ntabivanga nakubwira ibitari byo mandi kureba nabyanditse, niyo mpamvu uri kumva ndi gutinda ndeba kugira ntabivanga. Okay. Ikindi kandi avuga ko muri dosiye ya Djihad bafitemo video 2, aho Djihad yagiye kuri YouTube akavuga ko kuri groupe yitwa Abashumu Ponyonyo nyine ngo bagomba kujyaho kugira ngo iyo video bayihabone. Ikindi kandi na video ya 2 yavuzaga ingoma aririmba ati muhumure gitarari ku ngoma. Iyo groupe yitwa Abashumu Ponyonyo irimo abantu 989. Ukumva? Bakomeje no ngo n'urubanza rwanzwe by'umwihariko no kubazanya hagati y'umucamanza n'umushinjacyaha, kuko hari ibintu batumvikanagaho. Umushinjacyaha yakomeje agenda avuga kuri video zigiye zitandukanye ngo z'urukozasoni zagiye zica muri groupe yitwa Abashumu Ponyonyo. Ono umucamanza aramubaza ngo umucamanza aramubwira ati se ko nta yindi ndabona ahanga muri system irishye. Umushinjacyaha ati kanze ndebe muri raporo ya Cyber ndebe ko nyibonamo. Umushinjacyaha ahita avuga ngo reba muri system urasangamo video y'umukobwa afashe igitsina cya ya mpano ari kucyonka. Umucamanza asaba umushinjacyaha kwerekane, aravuga ya umucamanza ubwo navuga mu magambo yavuze. Umucamanza yavuze ati yereke public bayibone iyo video.
yego bari kubaka igitsina cya ya mpano. mu bango umushinjacyaha yavuze ngo reba muri system harimo video umukobwa afashe igitsina cya ya mpano ari Yego. kuconga. Yego. Umucamanza aravuga ngo yereke public bayibone. Ndakubujije. Birangira ariko ntayo batweretse. Bageze kuri Papi Nesta, umushinjacyaha yavuze ko Papi Nesta we yemeye ko video yayibonye ayihawe n'uwitwa nyina w'umuntu Florence. Hanyuma akayohereza uwitwa Kejon ngo yagize amatsiko asaba Papi Nesta ko yabona kuri iyo video. Papi Nesta ayohereza Kejon n'undi witwa Eric. Anga umwavoka wa Papi Nesta Eric ni Eric uyu nguyu uri aha ngaha se muhungu? Oya, sinzi na ise muhungu ntago mbizi ariko uyu Papi Nesta we yavuze ko uwo witwa Eric ngatazi irindi zina rye. Turashize. Eric ntago nzi uwo ari we. Abazimu kuko komeza. Papi Nesta we yavuze ko Eric ngatazi irindi zina rye. Yego. Aho ngaho umwavoka wa Papi Nesta yahise avuga ati kugira mubone ko uyu muhungu wanjye naje guhagarara ari honnête muri systeme cyangwa se muri RIB yabajijwe cyangwa se muri systeme birerekana ko yayihaye Kejon gusa. Ariko mwibazwa rye we yavuze ko hari n'undi muntu witwa Eric yayihaye, bivuze ko uyu muhungu wanjye ari honnête. Anga ubushinjacyaha bwasoje buvuga ko basabira gufungwa by'agateganyo. Anga rero tugere ku mucamanza. Mucamanza yavuze ati mwazanye imbere yanjye Jihad. Yego. Muzanye imbere yanjye uyu muri Papi Nesta. Kandi Papi Nesta arimo aravuga ko yahawe video n'umuntu witwa Florence. Ahita abaza Papi Nesta ati uyu Florence atuye he? Ndaramubwira ati atuye Nyamirambo. Babaza umushinjacyaha ati uyu Florence we ariye katari hano. Umushinjacyaha aravuga ngo dosiye iracyakurikiranwa ngo ishyikirizwe urukiko mu mizi. Umucamanza ageze ku kintu gikomerera ahangaha. Yego. Aravuga ati mwavuze ko email ya mpano yari ifite access n'abantu bane. Umucamanza yavuze ati mwavuze ko email ya mpano yari ifite access n'abantu bane. Muri abangaba barahangaha ninde washyize video hanze? Umushinjacyaha aravuga ati ni Pazo. Umucamanza aravuga ati se none ni gute muvuga ko Pazo yishyize hanze kandi muvuga ko hari abantu bane nyine bari bafite access kuri email ya mpano? Arakomeza agira ati niba ya mpano yarafashe ati yaravuze ngo umucamanza yavuze ngo video narayibonye. Ya mpano yaragurutse aragenda ashyiraho rido y'umukara amera nyine nk'ushize rido y'umukara ku idirisha. Yego. Bari abantu babiri gusa. Bivuze ngo ya mpano yaprodinze video kuri email azi neza ko ifitwe n'abantu bane. Ati savedirike ko ya mpano ari washyize video hanze. Subira inyuma ho gatoya ngo iki? Mucamanza yavuze ati yego. Ni gute? None njyewe nabonye video ya mpano haguruka aragenda ashyira rido y'umukara ku idirisha. Kandi byagaragaye ko bari abantu babiri nyine ngo bari muri icyo gikorwa. Yego. Ni gute ya mpano yashyize kuri email kandi azi neza ko ifitwe access n'abantu bane? Bivuze ko ya mpano ari washyize video ye hanze. Iyo n'umucamanza bivuze. Umushinjacyaha ahita yaka ijambo. Urumva nyine bari bameze nk'abantu bari umucamanza avuga, umushinjacyaha nk'abantu bari guhana amajambo. Umushinjacyaha ahita avuga ngo Pazo niwe wari wayifashe. Ayiha Dumba. Ayiha Dumba. Yego, Dumba yagarutse mu rukiko. Yego, ngayiha Dumba. Dumba yikwiza hose. Hanyuma Dumba Pazo yandikiye Dumba aramubwira no yamwohereje ngo voice note. Aramubwira ngo siba video zose naguhaye ntugire undi uziha.
Joseph yabaye imbere y'ikikora mutireke video y'amana yacikubizwa. Arangije arabaza ngo ubwo nyine ubwo twakomeje ngo ndikanda bivanga urumva narushye ntananiwe cyane niyo mpamvu. Oya genda gake. Akibye ndikubwira nibyo nanditse. Umucamanza arangije yabaza ubushinjacyaha ngo video ya Yampano yaciye muri groupe ya abashumu Ponyonyo cyangwa ni Jihad wayisakaje nyine. Umushinjacyaha aravuga ngo ni umuntu witwa Rukundo inde ni umuntu witwa Rukundo Eritiye wayishyize muri groupe yitwa abashumu Ponyonyo igizwe n'abantu 989. Ishatse kuvuga iki? Asubira gato ngo umuntu wayishyize muri groupe ninde? Yitwa Rukundo Eritiye. Ni wayishyize muri groupe. Muri groupe yitwa abashumu Ponyonyo ya Jihad. Yego. Ubwo bivuze ngo Jihad yayikuye muri groupe yitwa abashumu Ponyonyo ariko yashizwemo n'uwitwa Rukundo Eritiye. Yego. Nkuko nabyumvise Jihad wikosa yakozwe nkuko bajya baburana we nuko yagiye kuri YouTube akajya avuga ngo muze muri groupe yitwa abashumu Ponyonyo dufitemo nyine iyo video. Ikindi umucamanza wa Papi Nesta bwo Nestor yasoje avuga ko nyina kuri kibira umucamanza yavuze no kuvuga ngo ni gute video we yashize video kuri Amerika ndazi ko ifite access n'abantu bane abizi. Umucamanza wa Papi Nesta byasoje avuga ngo Yampano ni wakoze icyaha ntabwo twakoze icyaha. Umucamanza cyangwa umucamanza yego. umumetere preta amasore ndavubutse. Umumetere wa Nestor. Ni yasoje avuga ngo Yampano ni wakoze icyaha nyine agendeye nuko ubwo nyine yayishyize kuri Amerika ndazi ko ifite access n'abantu bane. Jihad yagezeho nawe avuga ko video yayibonye ariko atigeze ayisakaza. Jihad yemeye ko video yayibonye. Yego ariko avuga ko atigeze ayisakaza. Ukumva? Ubwo bakomeje nyine bakomeje n'undi byo navuze nuko bajya baburana umucamanza nyine yerekana uko kwina bivuze n'umwe nta gisha kigeze kizamo. Ubushize byagaragaye ko ubushinjacyaha bwavuze ko hari ibindi birego Jihad aregwa ibingibi bategereje ibyo birego kugira ngo ribu ibibashikirize. Jihad urubanza rwaburanye kuri video ya Yampano gusa nta bindi birego yonyine niyo waburanyeho nta kindi cyababuranyeho. Nuko nta bindi bihari cyangwa nuvuga ngo nta bindi byaha biregwa Jihad uretse iki ngiki nta byagaragaye. Umushinjacyaha yakomezaga avuga ko hari izindi video zaciye mu bashumu Ponyonyo. Umucamanza aramubaza ngo aba bari hano imbere by'umwihariko Jihad baje kuri izo video cyangwa ari kuri video ya Yampano gusa ku kirego cya video ya Yampano. Yego. Umushinjacyaha aravuga ngo ni video ya Yampano yonyine. Niyo baburanyeho gusa. So nuko niyo mpamvu twari twiteguye ko barasoma umwanzuro ku ifunga n'ifunga by'agateganyo bya Ishimwe Patrick Pazomani ndetse na Kalisa John. Byarangiye batabisomye babihuriza hamwe kuko bose ikirego ari kimwe cyangwa dose yari imwe. Bahita bisubika ari Patrick ubwo Pazomani ari Kalisa John ari Jihad ari Papi Nesta ari Xavier bazasomerwa tariki 17. Bivuze ngo mu rukiko ntabwo bya bintu bavuga ngo Jihad afite ibirego 12 ibirego 9 twumvishe muri ribu ntabwo byigeze bizanwa mu rukiko. Reka ni video ya Yampano gusa. Bari kubona kuri video ya Yampano gusa. Yonyine. Jihad kuri 17 bazataha. Imana ibibemo.